Reka twisekere bantu banjye, ubuzima ni bugufi. Uyu munsi rero gitwenge 250 aragarutse, ariko mbere ya byose bantu banjye mukore subscribe rwose, mukumye mu ntezi imbere kandi dufatanye. Uyu munsi rero nje ndi kubaganirira rwose ku mateka y'ubukristo ukuntu bwageze mu Rwanda. Abapadiri rero baraje b'abazungu batangira nyine gushinga idini Gatolika, bashaka abayoboke ndetse bahera no kubari bakomeye badasize n'umwami Musinga, ariko nyine ababera ibamba. Abazungu bati rero ntutabatizwa ntuzajya mu ijuru. Maze umwami Musinga atese mbibariza ikibazo, abapfuye batabatijwe ntabwo bagiyeyo? Nabo bati ko niko kuri, nta buryo bakandagiye rwose. Musinga ategeka rero ritarimo data Rwabugiri, ntiribemo Rwogera, ntiribemo Gahindiro na Ruganzu, ati ntaryo shaka muzaryigumanire. Nuko rero abazungu barumirwa, babona rwose kubayoboka byo ntibishoboka. Nuko rero baravuze baramugambanira, nuko rero acirirwa ahantu mu Kinyaga. Bidatinze babona baracyamuyoboka, bamujyana bamucira imoba aho muri Kongo. Rero ni nawe yaguye bimika umuhungu we Ruganzu. Nuko rero ibyo byari amateka nyinjiyemo sinayarangiza, ariko umutware w'iwacu abibonye aravuga ati ibintu byakomeye, tugomba kuyoboka uyu mwami mushya Yezu na nyina Bikira Mariya. Nuko yegera abazungu baramwigisha, arabatizwa. Reka rero umunsi umwe abwire umugaragu we wamutwazaga urujigo, ubwo kuba ari batoya nyine yamutwazaga inkono y'itabi, ati cyo ngwino mperekeze njye kwa padiri gusaba penitensiya. Nuko bagezeyo shebuja yinjira kwa padiri, maze umugaragu nawe yabonye yinjiye yihina mu rutoki, maze abanga ingata nini yo kuza kwikorera iyo penitensiya. Mwabantu mwe yumvaga ari ikintu yahawe abagiye guhabwa na padiri kigomba kuba gishyitse. Nuko agiye kubona shebuja arasohotse, padiri amusezeyeho, ati umugaragu ati none tugende barayikwimye. Ubona ko nari narangije no kwibangira ingata rwose, nzi ko ngiye kuyikorera. Shebuja ati yewe, ati ndumva ibi byaje utarabyumva, ati kandi padiri yansabye ko n'abagaragu mwatangira rwose mukayoboka kiliziya ukamenya uko ibintu byitwaye byo muri iki gihe. Nuko umugaragu arabyemera, baratangira bamwigisha agatigisimu. Ageze igihe cyo kubazwa, nuko bati ngaho uvuga ndakuramutsa Mariya 3 ntiyibukiro rimwe. Nuko atangiye ati ibyo nabyo, ati ndakuramutsa Mariya 1, ndakuramutsa Mariya 2, ati ndakuramutsa Mariya 3, atari kwiyibukiro ryo ndaryibagiwe. Barumirwa, ariko aravuga ati reka tugumye tukubaze, bati wanga shitani n'imihango yayo yose ugakunda Kristo na nyina Mariya n'ijambo ry'Imana? Nuko abitekerezaho akanya, aratekereza, arasubiza ati ndavanga. Dumiwe. Ko rero yavugaga nyine ko abivanga byose nyine, akabandwa agaterekera ubundi akaza agasaba, akaza no mu misa. Urumva se n'umuntu nyine niko yabitwaraga da. Batese ati rero, ati ibibazo byose tukubajije biragutsinze, ngo ntabwo kibatishwe. Arabaza ati none nkumva iki, ko ari mwe muhombye umuyoboke?